Godfather ntibishoboka. Never. Nzarwana umuhenerezo nkurimbure mbere yuko ushaka kurimbura amarangamutima yanjye. Godfather nzakurimbura mbere. Never. I'm not gonna give that chance. Yo kugira ngo ubabaze umutima wanjye gute uri fantome. Ariko impamvu umuntu agera ababaza undi nukuriya muntu baramuhaye umwanya mu mutima wawe ukamwinjiza mu muryango wawe. I'm sure ntabwo Irene yaba yaravuye muri Canada atagiye kuramutsa nyina wa Dumba ari muri Montreal. Ntabwo ntekereza ko byabaye. I don't think so. Niba yaramwakiriye mu gihe kingana kuriya Dumba yatwaye kaboko amutwara kwa nyina aje nyina aramugaburira. Ngahibaze umuntu wagutwaye iwanyu yo kakamugaburira bikendinga up ushize kamera hara yo kumubambisha. Ariko kubera views z'ikiganiro bro. Kubera views. Niba ngiye bari kutubwira ari byo. Ariko byagenze. Those there are people. Urimo kunyumva? Gisa Micho nuja kwitegereza abantu bashize amarira ku matama yawe. Was those people Karame mukuru wanjye ndagukunda Godfather abantu wafashe. Listen to me. Godfather nzaba nk'indaya y'amatimba nzajyana n'ukuri niyo mpamvu ndi netre bro. Ninjiye muri ibi bintu ngiyewe narakiza umutandiko ntarya ruko ngiye guhaha ntabwo ngiye nkodesha bro. Urumva ibi bintu mbikora kuko mbyishimiye. I'm not here kubishaka nk'amaramuko. Never. Niyo mpamvu kugira ngo njye kuri gatamurnyo y'umuntu ndangire mwiyeretse wese ejo azaze arimbura umutima wanjye kuko afiteho access yamenye wese. Ibyo ntabwo nzigera mbikora Godfather. Nzavamo ngende ngiye guhaba bakecuru cyangwa ngiye gukora akazi k'agahato. Listen to me my people. Ndebye ibintu Dumba ukuntu yaturitse akarira. Mama kw'abantu bafite ibintu byinshi mu mitima. Umutima wanjye nzawubarinda. Uzaza unsanga nzagusenya mbere yuko unsenya. Niko bimeze. Ntabwo ngiye ndi marayika. Ariko ibyo bizaza ruko wansunitse kugera aho hantu. Ibaze umuntu wakwakiriye. Uzi The Ben wambwiye ngo tubonane muri wote wankanga kubonana namwe dore ibyo nangaga ni ibingibi. Wabonanye n'umuntu akabakuzi mukaganira mukaba bafite ukuroro bajya bagenda bakinjiranamo bakamenyana byandani mugabwirana amabanga yanyu. Uretse no kubwirana amabanga yawe kugira ngo uzamenye naho ntuye cyangwa umenye naho mba bizagutwara igihe. Ariko uzi Micho uri umugabo. Ibaze Dumba wafashe kaboko wafashe Irene akamufata akamujyana akamwakirana. Twaramubonye amavideo yaragaragaye. Urimo kunyumva? Akamufata akamwakira muri Canada udagataha amahoro. Sibyo? Mu buzima kubaho n'ukubana. Sibyo? Hanyuma iriya kese yaza ugatereka kamera kubera views ugatereka kamera imbere hariya y'ikiganiro kigiye kubambisha umuntu yaba muri society ndetse no mu nzego. Umuntu agucobikiye bro. This life Jesus. So no balance. Muri kunyumva? Uyu mugabo jewe nkimara kumenya amateka ya Irene. Naravuze ngo Imana ikundindire kuri sinzigire mpura nawe. Sinzigire menyana nawe. Uramutipe yahereje interview umwana w'umunyamasisi waruvuye mu nkambi bro. Twese turamukunda yarafite uramwana afite impano. Urimo kunyumva? Uriya mwana afite impano. Ngiye mvugira ku Karubanda bro. Umutipe twari tuzi kuri mwana agiye wenda no kumwereka abantu. Guess what? Umwana yaragarutse imbere ya kamera aje kureba Irene uza amagambo yamubwiye. Ngo ihangano uzaririmba waratahutse u Rwanda rufite impano nyinshi cyane uzaririmba iwanyu muri Kongo. Kuva uwo munsi naravuze this guy ndagukarabye. Irene ntabwo nzi ikindi kibi cye sinigeze mvugana nawe. Ariko hari igihe umuntu ashobora gusohora amagambo mu kanwa. Icyo kintu cyatumye Irene njya mubona mu ishusho kamubona mu yindi shusho. Urimo kunyumva? Ntabwo wabwira umuntu bro
urafata umuntu kuko ari impunzi, ibyo bikaba icyaha cy'uko atashobora kubona ayo mahirwe. Ko wamurerega ntumusubize, ko wamukwepa ntumusubize, wakoresha amagambo akakaye gutyo. Kuba impunzi ni icyaha. Niba utarabaye impunzi, ibyo ngibyo tubyihorere. Ibyo kameze bitch, ibyo tubyihorere. Iki kintu ntabwo abantu baramagaza ngo Godfather Irene ntabwo Irene ndavugana nawe, nta kosa arankorera, nta kintu n'iki kibura musora sindanavugana nawe, simfite na gahunda yo kuvugana nawe, nta nubwo mfite, nta na gato. Ariko kira kintu narababaye, ndavuga wa mugabo, Imana izaguha amahoro. Ntabwo umuntu yazira statiye ufata impano ye uyikubita ishoka. Yari kureka kumufasha akabika mu mutima, ariko ntabimubwire. Ariko zikubwira umuntu ngo u Rwanda rufite impano nyinshi, uzaririmba waratahutse warasubiye iwanyu. Icyo si ivangura akarere bro. Nahise nkaraba ndavuga nti Imana izandinde inzira uzanyuramo. So here we come back ku nshuti magara bro. Yamwakiriye ikamwakira muri Canada, akamutwara kwa mama, akamutekera karya. Duba akamushyira mu modoka Tesla, akamutembereza, akamwereka abanyakanada. Bombo clat. Yatari kabisa. Arafashe amushiza amarira ku maso. Bro. Dumba ngiyewe mbonye ikigana. Dumba n'umuntu ufite umutima ukomeye. Dumba yihanganira ibintu byinshi kugera aho yihanganiye ubutinganye mwamwambitse. Dumba arabyihanganira bro. Ariko ibazo uriya mugabo guturika akarira. Biba byamurenze. Erega umuntu ashobora kudagukorera ikintu, munyumve neza cyane, umuntu ashobora kudagukorera ikintu cya danje. Urimo kunyumva? Nk'ibi ngibi yamukoreye kumutereka kamera, uriya nani agatereka ya mpano kamera, biriya Dumba yavuze bikaba atari ibintu biremereye. Ariko umwanya wahaye umuntu n'umuntu uko wamufashe, inyitirano akwituye. Impamvu Godfather you gonna hurt me. I'm not gonna expect the good stuff from anybody. Niyo mpamvu nkora amanywa n'ijoro mukaza kumbwira ngo ko utaryama. Bro, I believe in myself. Godfather umunsi nzibura I will fucking die. Listen to me. Gisa chinganzo iyi weakness you dude, ufite iyi weakness maze kukubona. Reka gutera abantu imwe bro. You come back, stand up and work hard. Abantu bakunze ibikorwa byawe na reka gutera abantu imbabazi. Urakoze cyane mukuru wanjye, kandi promoting abantu bagupromoting. Reka kugaragara as a victim yibihe byatanga. Urakoze cyane mukuru wanjye. Ufite product, ufite ibikorwa, ufite impano, bizane ku isoko tubigure. Thank you. Urimo kunyumva? So ndimo ndakumva. I swear to God, njambwira abantu kuri. Reka ngiye kwereza urugero kuri ama gift dufata. Abantu baza hano ndababwira mu nkando cyangwa mu byihorere. Bless me kuko nkuzanira amakuru ku gihe, nkazano nk'abamarirungu, ni munyiture mu kuri ayo mafaranga. You gift me kuko I give you the good time. I give you the info udafite. Ndaguha icyo mfite ukampa icyo ufite. Mbaha umwanya wanjye nk'abamarirungu, nkabaha amakuru mudafite, mukampa ku mafaranga munyuze ku makoini. Period. Niyo mpamvu ntazigera ndambarara imbere ya Gasiya yariyo yose. Nimwumva bidakwiye muzabireka, nimura ntacyo mavana nzagabanya umwanya mbaha, namwe muzashaka gushaka kandi mubyagira. Munyumve neza cyane. Diplomate yararirimye ngo uzabwiza ukuri akakwanga uzareka tumuka ho bagiye n'ubusazwa azaba atari umukunzi. That's the fact. Dumba umutima wa muremerera ngo guhisha amaranga mutima birabimbayeho ngiye ndi umugome nagenda nkiherera nkaririra muri toilette byakwanga nkajya gutarika amapumbu kuri resho agashya yamara gushyangaguruka nkagenda. Jesus, ibi bintu ntabwo ushaka kumva ubwo buremere bro. Umwanya hano urahenda, ibaze kugira umuntu ngo akakwitura inyuturanyo nkiyo ngiye. We living with evil people. Abantu bafite imitima imeze nk'ikuzimu. Ariko is the thing, munyumve neza cyane. Listen to me careful.
hari abantu badashobora kuntungura. Godfather mpora background check ku muntu, nkamenya inkomoko y'umuntu, nkamenya umuntu ngo ni muntu ki. Hari umugabo wigeze kuganirira nta nubwo ari nta nubwo namujya kure. Uyu mugabo General Laurent, uyu Laurent nirirwa mvuga ngo azafungurwa agire, ni umugabo w'umuhanga. Yigeze kubwira umugabo, aramwitegeza umuntu warakoze amanyanga, aramwitegeza aravuga ati mbere yuko muhana umuntu ku cyaha yakoze cyangwa mutangarira umuntu ku kibi yakoze, mujye mubanza muntege amatwi munyumve neza cyane, mujye mubanza murebe uwo muntu yakuze ate, ibyo ari gukora we abiha uburemere bungana gute. Hari umuntu uhereza uburemere bwo kwambura umuntu ubuzima, kwica umuntu abona ari ikintu toto nko kuburuka umuntu kuri telefone. Hari undi ubona kuza akababaza Mico the best byonyine akumva ko umutima ubabaye akabifata nko kwica umuntu akaba atabikora. Biterwa n'imikurire y'umuntu n'uko umuntu yarezwe na environment yarerewemo n'umutima afite. When I catch the background y'uyu mujene, gupfa kwawe as long as baramye ngo he doesn't give a fuck, you will see more. Aba n'abantu batafite umutima, they are talking about to others. Ibyo kuza uplayinga victim ukeneye indabo cyangwa n'urumuri ruvuye kuri aba bagabo. Forgot. Niyo mpamvu mbatinya kubi. Imyaka ishize ari 4 ngo dufataza nk'ababwira ngo ndabakunda ariko mbatinya kubi. Kubera ikinongera ngo ndabakunda ariko mbatinya kubi. Muratinyitse. Mbitse ibintu byinshi. Reka nze nkubwize ukuri, igihe cyose wafashe inyungu zawe ukareka indangagaciro z'ubumuntu, ntabwo buri kiri umuntu uburi inyamaswa. Bro, ibi byamamare babikiye amabanga menshi, bita amabanga nka Yesu muri rogi. Niyo mpamvu Godfather buri muntu wese uramutse ugiye kureba nanjye ushobora gusanga hari ibintu byanjye byinshi. Listen to me. So aha nkababwira ngo nta kintu kintunguye, muzabona byinshi cyane. Irene watinyutse gufata niyo Bosco akamukoresha nk'igikoresho kuyo amafaranga y'aba diaspora kayarya ibintu niyo Bosco yaca kivugira, yarangiza agafata umwanda akajugunya hariya. Umwana utabona amafaranga yavuye mu Burayi byose amanesita arahari, yarangiza akajugunya hariya. Wowe dumuraza kumuza imbere umwereka ngo uraho ngo he can be a friend. Umuntu udashobora kugirira impuhwe impumyi, who are you? We ko yakugirira impuhwe, ibyo mwe mubishire aside. These they are people, they care about themselves, nothing else. It was Godfather. So bavandimwe, hey, ndakangutse nsanga mfite message n'izina ry'Imana, sanze mfite WhatsApp 212 bampamagara kuri space ya Dumba. Iyi live ya Dumba maze gukora avuga kuri uriya mugabo nkubiswe n'inkuba, nsanze Dumba ari kurira, sanze Dumba arimo kurira bro. Muzima vunagira inshuti muze gusubira inyuma. Uyu munsi mbandi kwa Debeni, uyu munsi mbandi kwa Melody, uyu munsi mbandi kwa Emi, kwa no umuntu nge nzajyana n'ukuri. I don't give a fuck about people badafite umutima. Nzabana n'uri mukuri, nzabana n'uwo bari gushaka guhohotera, gushaka kugira victim, then akasa mutwe nzagaruka in this way. Ni ndo ngo mute your fucking nonsense mic. Hey, can you mute your fucking nonsense mic? Where ikindi bari riki mutinga mic yawe, mute your mic. Baba following munyumve. Uramwana muri kanka navuze ngo ibi bibona biri mu mwanda. Bro, ibi bintu biri mu mwanda, kugezaho aba batipe bakurikiye umwe mu bahanzi bashaka kumwica. Hari ibintu bitajya bivugwa, baramukurikira ngo bamwice.